Bamwe mu banyarwanda b'abanyabwenge nibo bakunda kwita ijambo rikomeye, ijambo twe twafata nk'inyungurabwenge, aho bavuga ko kugira ubwiza no kumenya kubukoresha ari ibintu bibiri bitandukanye. No kuvuga ko ari abakobwa benshi beza ariko batazi gukoresha ubwiza bwabo. Ibyo ntabwo ariko bimeze kuri Kate Bashabe. Kate Bashabe akimara kumenya ko ari mwiza, ibyo yabibyaje umusaruro, none kuri ubu arayura amafaranga umurundo kuri zino mbuga nkoranyambaga: X, Twitter, Instagram ndetse n'ahandi hatandukanye. Uyu Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa bakunzwe ino mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo hagize urubuga rukora abakobwa 10 bagaragara neza cyangwa bambara neza cyangwa se bateye neza, Kate Bashabe ntabwo ajya arenga umwanya wa 5 kirazira. Ese ubundi uyu Kate Bashabe ukomeje gukuruza benshi ino mu gihugu cy'u Rwanda ni muntu ki? Yavukiye, avuka kuri bande, yakuze ute, akurira he? Ese ni biki Kate Bashabe yanyuzemo bituma kuri ubu inshuti y'akadasohoka afite arimbwa? Areka nangire mbasuhuza, muraho? Ese Imana yese muri kumwe? Yego no wahageze La Grazia Africa, ngaho ngira ukumva kunyakira amajwi. Amazina n'igino nyangeze Jide, muranyimira dutera dutebe ubundi tumenye nyakuri Kate Bashabe. Kate Bashabe arazwi cyane mu myidagaduro yo mu gihugu cy'u Rwanda. Imihanda y'Kigali yose iramuzi, imihanda ya Kampala iramuzi, tutibagiwe na Nairobi. Ariko ni na rwiyemezamirimo bifatanya n'ibikorwa by'ubugira neza, cyane cyane yibanda ku gufasha abana baturuka mu miryango itishoboye, akanagaburira benshi batandukanye birirwa kuri iyi mihanda. Icyakora ni umuntu ubaho mu buzima butangarirwa na benshi, akanashyira imbere ibimushimisha we ubwe, nubwo hari benshi batabivugaho rumwe. Nk'ubu agaragaza ko afite imbwa zigera ku 8 zose akazitaho mu buryo bukwiye, dore ko yaziguriye n'umurima, ndetse umubano we nazo naterwe ipfunwe no kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma hari abamwibasira bakavuga ko azikunda bikabije, ndetse ikigero azikundaho kidasanzwe. Twagiye tubibona kuba influencer hano kuri Instagram, aho benshi bavugaga aha si gusa imbwa ziri mu kazi ngaye ngoko. Mu kiganiro cyihariye n'ikinyamakuru Igihe, Kate Bashabe yagarutse ku ngingo zitandukanye, kuva mu bwana bwe, ku mibereho ye yo mu rugo iwe, kugeza ku bikorwa bifitiye abandi akamaro. Reka turebe ibibazo Kate Bashabe yabazwaga ndetse n'ubyo yabisubizagamo. Kate Bashabe, reka nangire nkubaza, ubundi Kate Bashabe ni muntu ki? Murakoze. Kate Bashabe ni umunyarwandakazi usanzwe, ukunda abantu, utuje, wikunda ibintu by'ibyishimo. Ndumva ari ibyo. None se Kate Bashabe, mu bwana bwawe wari umwana umeze ute? Duha ishusho. Murakoze. Ibihe byanjye byo mu bwana narakubaganaga cyane pe, kandi n'ubu ntabwo birashyira, ndakubagana mu rugo, ninjye ubatesha umutwe. Rero mu bwana bwanjye nari umuntu ukubagana cyane. Ababyeyi banjye bahoraga bangayitse bati, ese Kate arataha amahoro, arataha atakomeretse? Ariko nari umwana mwiza, narubahaga, ababyeyi banjye barabikundaga. Kate Bashabe, dukunze kukubona witabiriye imikino ya za ruhago hanze y'u Rwanda. Ubusanzwe Kate Bashabe afana yahe makipe? Ngende umufana wa Liverpool, nkafana Arsenal. Liverpool nagiye kuyifana ku giti cyanjye, icyo gihe nari mu Bwongereza ndabyibuka. Ariko Arsenal nagize amahirwe, ambasade iranurira. Byari ibyishimo kuri nge, kuko ari abantu benshi babyifuzaga ariko ntibabibone. Ngiye Kate Bashabe, amahirwe yose nagera yo kureba cyane cyane nk'umukino wa Liverpool
nagenda kuko mfana Liverpool cyane pe. Keti Bashabe, umunsi wawe uba uteye ute iyo wiriwe iwawe kuva mu gitondo kugeza nijoro? Tubwire. Umunsi wanjye nakazi mfite, haba hari abana benshi b'inshuti zanjye bo mu muryango tuba turi kumwe. Abana turakundana kuko mfite imibereho nk'iy'abana, kuko ndakubagana, mbashaka kubyina, kureba filime. Ikindi marana umwanya munini cyane n'imbwa zanjye. Nkunda imbwa zanjye kandi mfite nyinshi, mfite imbwa zigera ku 8. Umunsi wanjye ubundi iyo nakazi mfite, simba nshaka kugira ikindi nkora na kimwe. Nabona akanya nirebera filime, nkaruhuka, ubundi nkakora siporo kuko nkunda gukora siporo cyane rwose. None se Keti Bashabe, byagenze bite kugira ngo wisange ukunda imbwa nk'uko ubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga? Imbwa se? Imbwa ndabizi baba bamereye nabi pe. Nge nakuze mu rugo dufite imbwa. Papa wanjye nawe yari afite imbwa nyinshi cyane, zigera kuri 7. Gutyo nakuze mbona imbwa, nkunda imbwa. Icyifuzo cyanjye nuko nifuzaga ko ninkura nzorora imbwa, kandi ndazoroye. Kandi ku mpamvu z'umutekano, zindindira umutekano mu rugo iwanjye. Ikindi ndazikunda, ariko abanyarwanda nyine ibintu baba bavuga nabo baba bazi ko atari byo. Wenda mba nakabije nkashyira ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera kuzikunda cyane, ariko bishobotse nazagabanya. None se Keti Bashabe, ubwo izo mbwa zigera ku 8 uzitaho gute mu buryo bwa kinyamwuga? Mu buryo bwa kinyamwuga? Imbwa se? Imbwa n'undi mushinga da. Nafite ubushobozi, nari mfite imbwa imwe gusa, ziragura cyane. Nukuri nzitanga amafaranga menshi kuko bisaba umuntu ufite ubushobozi pe, kuko zirarya cyane, zirya inyama nyinshi. Abanyarwanda ntibabyumve nabi rwose. Ndagerageza nkazitaho, nkazigaburira, nazishakiye umurima nzihingiramo. Urumva rero ntabwo biba byoroshye. Hari no kuzitaho, kuzoza, kuzivuza. Arega imbwa ni nk'umuntu, wenda batabifata nabi, ariko ugomba kuyitaho nyine ukayivuza, kumenya ubuzima bwayo bwa buri munsi, kurya neza. Umva zirarya kandi zirya 2 ku munsi, zihabwa inkingo mu gihe runaka, zifite umuganga veterineri uzikurikirana. Rero nakazi kaba katoroshye. None se Keti Bashabe, watubwiye ko ukunda gukora siporo. Nubuhe bwoko bwa siporo ukora? Ibijyanye na siporo njya muri gym, ariko ngenda n'amaguru buri mugoroba ahantu ntuye, hari ku misozi, nkanoga swimming. Nkunda koga cyane, ni byiza, ariko nkajya muri gym no guterura kugira ngo nkomere, kandi ninzaza ngenda nanunamye. None se Keti Bashabe, niki ukunda cyane mu buryo ukeka ko cyaba cyarakubaze? Mu bijyanye n'ibyo nkunda kurya, niyo mpamvu nkora siporo nyinshi, kuko ndarya cyane kandi ndya indyo zitari nziza. Ubwo n'umuceri, amafiriti, inyama, mayoneze ngashyiramo. Nshobora kurya nk'inshuro zigera kuri 4 ku munsi. Sinzi niba ari uko ndi muremure, inzara iranyica buri kanya rwose. Nge nkunda ibijyanye n'ibyo kurya. Nakoze siporo naba ndi munini cyane. Nkunda ibiryo, naba ndi kurya nkanywa agafanta gakonje, mba numva ari bwo buzima. Keti Bashabe, nicyo wibuka cyakubayeho cyane mu buzima bwawe? Icyambaye mu buzima ni urupfu rwa nyogokuru. Yari inshuti yanjye cyane. Umunsi apfa hashize igihe kinini cyane, nari nabyibagirwa. Nagize turoma ku buryo n'ababyeyi banjye babuze ukuntu babigenza, narirwa kwiga. Urupfu rwe rwaranyishe pe, narababaye cyane. Keti Bashabe, ukoresha irihe banga ngo ukomeze gusa neza ndetse n'imiterere yawe nihinduke? Ibanga navuga ko ari ukugira umutima mwiza.
biriya reka nkubwire, ntukomeze ubuzima, kuko iyo ukomeje ubuzima baragukomerera. Kugira umutima mwiza, guhora wisekera, wishimye, n'abanga ni ukubaho nyine umuntu yishimye, ukishimana n'abantu, numve ko uri umuntu urenze, kuko ubuzima ni bugufi kandi ntabwo tuzi iby'ejo. Keti Bashabe wigeze kwitabira amarushanwa y'ubwiza MTN Rwanda uranatsinda, kuki utabikomeje nk'uko abandi bakobwa bagiye batana muri Miss Rwanda? Miss Rwanda se ntagiyemo, abenshi bakunda kunyita Miss Nyarugenge. Twagombaga kujya mu cyiciro cya nyuma, papa wanjye akora impanuka binsaba ko njya muri Kenya ahantu yaratuye, sinagira amahirwe yo kugera mu cyiciro cya nyuma, ariko rero nakaniye ndavuga ni ngomba kuba Miss Rwanda. Rero mbonye byanze ndavuga ni reka nigire mu bucuruzi, ibintu byo ndabona byanze. Keti Bashabe nk'umushabitsi, nakaye kazi wibuka wakoze ukishima kuko akuyemo amafaranga menshi? Akazi nakoze nkishima ni kiraka cya MTN kontara nasinye, ngo nawe ibaze. Umwana utarangiza amashuri yisumbuye yari $1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda niba nibuka neza. Rero yari amafaranga menshi ahagije. Mu kwezi baraduhembaga, ukagira nandi winjiza ku ruhande mu buryo buhoraho, kubera ko bagushyize ku cyapa kwamamaza, uko bagushyize mu binyamakuru bakaguhemba. Yari amafaranga meza pe. Nanavuga ko ari nayo nahereyeho nkora ibintu bimwe nahereyeho, ariko yose narayizigamye, nkomeza kugenda nizigama. Narayizigamaga mu gihe abandi bantu twari kumwe baguraga imyenda nkabona basa neza, ngewe nari muto, ntacyo byari bimbwiye. Nizigamiye amafaranga yanjye nza kuyashyira muri business. None se Keti Bashabe we byagenze bite ngo wisange ukunda gufasha abatishoboye cyane cyane abana? Ikintu navuga ko cyatumye nkunda gufasha nuko nyogokuru nakuze mubona afasha, akunda gufasha abantu. Ariko uretse nyogokuru na mama wanjye ni umubyeyi ufasha cyane. Rero ni ibintu nakuze mbona, ariko birumvikana udafite umutima ni umuryango wabo ubikora ntabwo we wabikora. Harimo n'umutima wo gukunda kugira neza. None se Keti Bashabe ufata ute abavuga ko umukobwa umaze kugira amafaranga menshi aba atagikeneye gushaka umugabo? Buri muntu agira amahitamo ye, ntabwo narenganya abantu bafite amafaranga ntibashake umugabo, ariko ngiye ku giti cyanjye umugabo ndamushaka pe. Nifuza kuba nagira umuryango, wenda ngiye sinavuga ko mfite ayo mafaranga yo kutifuza umugabo, ariko niyo nagera n'umundi numva umuryango ari ikintu umuntu wese yakwifuza mu buzima bwe. None se Keti Bashabe ukurikije imyaka ufite, niye nama wagira umukobwa wese ufite imyaka 18? Inama nagira umukobwa ufite imyaka 18, ikintu cya mbere ni ukureba cyane abantu bagukikije nk'amatsinda y'abantu ugendana nabo, inshuti mu makaritsiye, kuko hari igihe bakuyobya. Ikindi ni ukugira umuntu wihariye ugufasha mu gusobanukirwa ibintu, mento, umuntu kugira inama. Mbese nk'umubyeyi wawe ashobora kuba umuntu uzi ubwenge mu bintu runaka ushaka gukora, ukamwegera ukamusaba akagufasha. Ikindi ni ukwicisha bugufi, ukumvira abantu ndetse ukumva n'inama zose bakugira. Keti Bashabe tugera ku musozo, wagiriye ute itegeko riherutse gutorwa rizemerera umugore wo mu Rwanda kuba yatwitira undi? Iryo tegeko nta kintu kinini narivugaho. Abantu bagira impamvu zitandukanye. Ushobora kuba udafite ayo mahirwe yo kuba watwitira umwana ku giti cyawe, ukaba wabona undi ugufasha. Nta bintu byinshi nabivugaho, ariko njye ku bwanjye nifuza ko nazitwitira da. Ngaye nguko icyo nicyo kiganiro Keti Bashabe yajyanye n'ikinyamakuru Igihe. Ubu niwe Keti Bashabe mwumva. Reka mbashimire kuba nanjye hano kuri La Grazia Africa. Ibiganiro n'izindi gahunda zose za La Grazia Africa zirakomeza.